by'ukuri uriya musaza icyo dupfa ko kiba kitari kugaragara neza. Uriya musaza nkimara kuhagera nyuma, mbese bimaze kuba nyuma, kuko naviriyemo no kwahukana kubera ko yavugaga ati tubyara n'umwana wa mbere nkabyara. we so ubukwe akazanura kuko nari ndi umugeni, nari ntamara n'icyumweru, naravuze ni njyewe ntabwo nzandashya mu rubanza ngo mbivuge kubera yuko nari ndi umugeni nkagira amasoni nkavuga ni si ibintu najya kuvuga mu bandi wenda bizagira kubera nako umunyaga iyo sambu nuko yari yarakimye yaramujengereje urebye wa muntu we ako icyo yashakaga ni ukumutunga ngo ni ugukazanura ko bigera igihe umukazana yigendera aramuhunga yaramuhohoteye cyane rwose. Umukobwa akaza akatubwira ati umugabo wanjye acuruza amatunda mu Gakenke, atagenda kare nka 10:00, noneho ngewe databuka akaza mu gitondo kare agahamagara ngo ni inkingure. Mu karere kacu nubwo mbere duhoye n'ikibazo nka kiriya, ariko uyu munsi nibwo yabashije twabanje kuganira mu muhezo nge nawe n'undi mubyeyi umwe ukuze kugira ngo yisanzure, niho yabashije kugaragaza icyo kibazo. Maze murebe ngwino wowe ngwino hano. Aha hari benshi ariko harya ngo uyu ngura mushinje ki uyu musaza ya musaza baratuburana. Okay, uyu uramushinje ki? Ngo hari nyandiko hano yanditse. Buretse gato buretse uriya nawe nuko uriya nawe nuko yego buretse uriya wewe hagati ntacyo. Okay, niba uriya we amwemera batanu b'abagabo bari mu ashaka ntago uwavuze ninde ushaka nde nyongorera amazina narukiye ngwino reka duhe wa kabiri uwe mukobwa ngwino arakwangiye arabyanze uyu mudamu wipfutse ibitambaro n'ubuhe yego uriya yanze ngo undi ntacyo reka duha abashaka duha abantu wowe wishakira duha ab'abaturanyi atari meza nanjye ndi w'igicumba yikaye makosa numvisha atari meza. we twihara abantu bavu Nta bibazo byo nabaje. ntabyo wabuze Je numva bari kurenganya uriye. bamurenganye ngo bamurenganyirize iki? Bamurenganyiriza iki? Baba bari gupfa ibintu by'amasambu n'ibyo. Ubu uri kuregana n'uriya mu mama. Uyu musaza yahohoteye umwana we, dusanga ikibazo ari cyo uwo musaza. Noneho kuri uriya mubyeyi uriya mubyeyi ntabwo muzi neza ngenzi iby'uwo musaza kubera ko yahohoteye. Twikomereje hariya. Ubukwe bwe narabutashi byabayemo byose ndabizi kugezana n'iyi saha, ariko nakubwiza ukuri k'uyu musaza basafitanye nabi ikibazo. Uyu musaza yabafite ikibazo. Umuntu wese ikibazo tubwire. Uyu ni marume. Yego. Ubukwe bwabaye n'injyaro uburimo. Yego. Ariko uyu musaza amakosa yose nta na rimwe agira mikuri unamubwiza ukuri akakwita umugome. Uyu musaza yahereye ninjoro twazanye umugeni, uyu mukobwa yazanye inka atangira kuyiba tugiye kubyama ninjoro. Kuyiba ninjoro uyu marume njyamye mu nzu yagiye kureba uyu mukobwa twamuzanye inka bamwe n'igisambo cyane bro. Okay, we muretse batatu bane uwo yiba n'inka. uriya ego
cyo muziho njyewe ntabwo nkinahangana n'ubuturanye yego iriya nawe akabaturanye yego rwose ariko nagiye kumva ngo yafungisha umuhungu we naje gufungira umuhungu we asenyera umukazana we asenyera umukazana we ashaka kumwirukana ashaka kumwirukana noneho abaturage babijamo akabatera abantu akabasuzugura ngo ntacyo bavuze ngo ni ibicucu bitera arabasuzugura kandi abatuka n'umuntu yagiye ku mukazana aramutuka agenda atari kuvuga aratuka mucyacu haguruka mucyacu numvise bamuzanye uwo munsi umugeni yagendaga mu rugo akaryama agasinzira ariko ibintu yakoze igitangaza kidashimishije mu buzima busanzwe yitwara ate ko bavuze ngo aratukana nibyo aratukana niba turi kuvuga hano aratukana n'ubu yakigera no mu nzira twese akaduhingana ati mwambwiye agasimuka rekeraho ubwo n'abayobozi bamwigisha yazashimwe abayobozi bamwigisha akabatera ubutaka abayobozi baramwigisha akabatera ubutaka n'ubushize bavuye mu nteko ya hano n'ubundi yari ari gutuka abantu yari arimo atuka abantu baturanye ari kubangira atuka abaturanyi aha kandi uriya mukecuru yakivuze nimara gusezerana narasezeranye bukeye bwaho inka bari bampembye barayijyana bukeye bwaho tubyutse mu gitondo inka bari bampembye turayibura umugabo wanjye mbese inka baduhembye kuko ndi kubona ntayo agiye kwasa agiye kubabwira ko inka twayibuze asanga bayijyanye n'iyiri nuko ubwo turihangana baje kubyutsa ikigoroba niko bavuze batese none ko ikibazo dufite inka ko twayihembye umugeni ejo tukaba tuje kubyutsa umugeni tugasanga inka iri hano byagenze bite biba imvururu cyokoze biba imvururu bigeze nijoro inka iragaruka imajije kugaruka baravuga bati nta kundi byagenda nigaruke nibwo nk'ejo bantekesheje turi kurya umutsima ubwo nibwo umusaza yavuze ati ndabakata aho twubatse niho bari bantekesheje ariko bahacamo kabiri bagana hepfo mu ntangiro baravuga ati hepfo muhagure ariko tukavuga duti ko iyi nka bampembye n'ubundi gataravamo mu by'ukuri uriya musaza mupfuke mu by'ukuri uriya musaza icyo dupfa ko kiba kitari kugaragara neza uriya musaza nkimara kuhagera nyuma mbese bimaze kuba nyuma kuko naviriyemo no kwahukana kubera ko yavugaga ati tubyarane umwana wa mbere nkabyara we si ubukwe akazanura kuko nari ndi umugeni nari ntamara n'icyumweru naravuze ni njyewe ntabwo nzajya mu rubanza ngo mbivuge kubera yuko nari ndi umugeni nkagira amasoni nkavuga ni si ibintu najya kuvuga mu bandi wenda bizagira si ubukwe yakubwiye ngo iki yarambwiye ati nshaka ko twabyara n'umwana wa mbere wowe uti iki ndavuga ibyo ntibibaho nta n'ibyo nakora byaje gukomeza gukurura amakimbirane gute kugeza n'aho umugabo afunzwe ukagera no ku rwego rw'intara nibwo byageze aho ambwira ngo nimba naramusuzuguye azanyaga aho yampaye kuko azagera n'aho afungisha umugabo wanjye banyirukane azamurangire undi mugore uzamura ubwo kumusuzugura avuga ni ukumwima nibyo avuga hanyuma irindi hohoterwa gukoreye ni irihe irindi hohoterwa ni uko bavuga ngo nakwambura ko nakugurishije ugataha ukazabura nawe ngajya nagukubita ariko hafi no agashaka no kuntema byagenze gute ngo igihe bamugukiza n'umuhoro navuye kwahira kwa mama iyo mvuga hari saa 12 mbese mu masaa 12 n'igice kugeza na 4 gutyo ubwo ndaza ngezeyo nibwo nari mpura n'umwana tubana mu nzira avuye kuvoma turataha hanyuze ubwatsi twakoze kugenda burafata ku rugo ahita abona ko ari njyewe uvuyeyo hanyuze ahita ambwira ngo yewe baravuze ngo ukuni nuko umunyaga iyo sambu nuko yari yarakimwimye yaramujengereje urebye wa muntu we ariko icyo yashakaga ni ukumutunga ngo ni ugukazanura nibyo narinzi ngewe witwa nde Korodina iki kibazo cyari kimeze gute iki kibazo rero yakweraga hejuru ya mukazana gute Feride batangiye kumushingira uwo munsi abagiye kuzana inka ya wabo bamuhembye inka yizaniwe
baje no kumusura mu gitondo baje kubyutsa basanga yababwera bweje ari kujya kurara hazanye inka yayisinzi ubwo bigera igihe umukazana yigendera aramuhunga yaramuhohoteye cyane rwose. iki cyemezo mucyakira cyakiye kubera amakosa yarenze umuntu wo kugira kuko umugeni mu rugo akagenda bakamufungishiriza kandi ari kurenza ngo yashatse no kumutema uriya musaza ngewe ikibazo cye uriya mukobwa ni mushiki wanjye yaragize umutungo twe twamuhembye uriya mukobwa uriya musaza yashatse kuwugira uwe binyura mu buyobozi uriya musaza aramwirukana aragaruka aza mu rugo ibibazo bye tubijamo yemera yuko agiye kujyana umukazana mu rugo umukazana asubira mu rugo hanyuma bakora inyandiko n'uwo musaza amuhohotera ku mutungo yari yarakuye iwabo mu rugo ashaka kumwambura nk'isambu yaguze yamuhaye amafaranga yifuza ko ayimwambura noneho twebwe icyo tuzi uriya muhungu yafungishije yaragiye aja mu Gakenke agezeyo noneho uriya musaza uw'Imana afite umuhungu umukwe bakoze inyandiko we n'uwo mukwe we y'imihimbano noneho uriya mugabo akaza yijana kuri ribu noneho ageze mu Gakenke uwo muhungu baramufata noneho uriya rero akavuga ngo umuhungu ngo niwe ufite inyandiko z'imihimbano kandi rero ari we wakoze imihimbano akayijana bakadufungiriza umuhungu. intandaro y'amakimbirane mu mizi ni iyihe? noneho ibyo gukazanura nabyo twarabyumvaga uwo mukobwa akaza akatubwira ati umugabo wanjye acuruza amatunda mu Gakenke atagenda kare nka 10:00 noneho ngewe databukwa akaza mu gitondo kare agahamagara ngo ni inkingure ati namara kubyangarira akirirwa arantuka ku gasozi n'abaturage bose barabizi yafashe n'umuhoro ahari ku itariki 9 z'ukwa kane agiye kumutema abaturage baramutabara. hanyuma umugabo w'uriya mukobwa arafunzwe kandi bivuga ko azira sebukwe muramusabira iki? twebwe twumvaga ko uriya mugabo yafata iriya rubanza yafungishije uriya umuhungu bakagwihutisha bakaburana noneho utsindwa akaribuhana. ngewe numva ko uriya mwana yakurwa bitewe nuko nijye wasabye buriya bukwe ni nyiri ijambo nijye wasabye buriya bukwe bwose ariko uriya mwana azira ubusa 100,000 byatanzwe n'ayo maka yose kasohokaga n'uwo mwana wabisohoraga n'inyandiko ndazifite kuri uriya mugabo uzifite ubwanjye ndazifite ni ukuvuga ngo rero uriya mwana icyo nasaba ngewe meya y'amakanya kuba mufungura mwana akaba asohotse akabona ari hanze kubera uriya mugabo mumujanye dusaba kugira ngo mutwihutishirize uriya muhungu uriya mubyara wanjye uri muri gereza kugira ngo azaburane abagabo turahari tuvuga ibyo bintu avuga ngo ni impapuro mpimbano tubishinje ukuntu byagenze mu by'ukuri arazira icyo uriya musore wanjye uriya mubyara wacu se uriya muhungu rwose azira akarengane urwo rugo rwaratunaniye rwose uriya musaza ngana n'abatukariwe uriya ni marume ndi mwishwa we uriya musaza agira ubushizi bw'isoni n'umuryango we wose n'abagore be n'abakobwa be turi mu rukiko ubu ngubu bari abantu baratunaniye rwose intandaro y'amakimbirane